Bimeze bite? Meze neza mute. No siko warabuze. Ntabwo nabuze mwana akanya nyine mba nagiye mu kazi. Mba nagukumbuye cyane. Ca nanjye ndagukunda. Iyo mbonye bino bitama byawe disi. Nuko nanjye meze neza. Cyane se? Cyane. Ubaye inkona nkuko ngukunda. Niyo abanzi bacu bateranira ku rukundo rwacu. Ntabwo babasha kudutandukanya. Ni byiza cyane se sheri. Urabona iminsi ishize nyine nawe nta kuntu umuntu yakwigenza mbese. Ngo iki? Nyine nawe byumvira iminsi ishize. Kugenza se gute buriya? Nta kuntu umuntu yagira mbese ntabwo nk'ibintu by'abantu bakuru nta kuntu umuntu yakwiranja akaba ariko iriya nama ntabwo wayiremye. ejo bundi nari mu inama urumva nawe na rujonjori bibaze n'umusaza rujonjori hari abana siyageka abana hano muri karitsiye ariko ibyo bintu nta kibikora reka ariko ngubwire ko turi babiri gusa hari uramenye ibyabaye oya reka naba nkoze amakosa pe ubundi ngiye uri kumbona guca naragenda ryama guca urukumva intama ngende yemeza irankandagira ubu no guhaguruka reka gutya uvuge ngo akanyoni kawe ntago kakongera guhaguruka oya ndekura pe ntago kahaguruka oya nawe sivyo wifata gutya nawe uzajya urisubiraho ariko waremye iriya nama